ubutaka bw'u Rwanda, ubutaka n'ubw'abanyarwanda cyangwa n'ubwo undi muntu wabutwaye yarabubatse bo yabagize abapangayi b'ubutaka. Ubwo nge icyo ni ikizamini ntanze. Noneho dushaka turebe ninde nyiri butaka, ninde mupangayi, ubwo ninde ubasoresha ubutaka, ayo mafaranga asoreshejemo ayatwara he, akora iki, ayamaze iki. Noneho abana b'abanyarwanda bavuka ubu bazaba bakifite igihugu cy'inkomoko koko? icyo ni ikibazo nyakubahwa kitoroheye abanyarwanda, yemwe ikaba na virusi imaze kwinjira muri East Africa henshi, ntabwo ari iwacu gusa ariko turabirebera hafi nko mu Rwanda. Ubutaka twakuze tubusanga ba sogokuruza baraje nk'Imana yabubahaye ngo babutureho tububeho natwe nk'abana n'abuzukuru, ariko uyu munsi ubutaka nta muntu ukibufite w'umunyarwanda. Ubutaka ngo ni ubwa leta, umunyarwanda bubayeho akodesha. Ese tukibaza, nimba ndi umupangayi naraguze we ntuye ku butaka bwakabaye ari ubwanjye kandi nitwa ko mbukodesha, ntawe nigeze mbugura nawe, nta n'uwabungurishije, nta na nyirabwo, leta ninde? Icyo ni icya mbere. Ayo mafaranga se bawunsoreshejemo ngo bawujyane bayashyira hehe? Ubwo bushakashatsi nyakubahwa wabuze uko bimeze, ayo mafaranga twitwa ubutaka dusorera aho ajya, ko nimba turi abenegihugu ubwo se hari igihugu dufite? Ubaze ikibazo cyiza, ni uburyohe. Cyo cyarangoye kuva kare kose, ariko byatumye nkibonera igisubizo. Ni ukuvuga leta n'indi. Leta ni agatsiko kaba hariya, ni agatsiko k'abantu tutazi yigize umugore n'umugabo. Leta, iyo leta ni agatsinda k'abantu banyunyuza ibya rubanda, abanyarwanda bakegeranya, bakiyegeranyiriza imitungo, ibivuyemo bakagurukana bagatwara mu mahanga, bakubaka iyo, bagura indege, bagura amato, bubakayo amagorofa maremare iyo, kandi bakabaye banabyubaka hano, wenda ibyo bikorwa remezo bikagirira abanyarwanda umumaro. Bityo rero nimba atari uko biba bimeze, Bariki araza agasanga umuntu wicaye aho yicaye hose, n'abantu bicara bacuruza utunuza bano babazunguzaye. Umuntu afite inuza akazatizana ipatante, ati nta dibize ndasora atingira umuryango. N'ejo hari babibwiye yari yateretse ku muryango w'umuntu nyine, ati je nta muryango mfite, ati rwose nta usora toketi, none niba ntawe ufite reshya tukwereke. Babafashe bya nuza bahita byo bintu yacuruzaga, harimo utuneke n'utuvoka kubw'unuza, baraterura bajya kujugunya mu nuza mu modoka yangari, ngo nimba badasoze ngureka n'umuntu ntabwo yemerewe gukora. Barabipakiye, umugore ararira, barabona nta muhwe bagize. Bonye abana nuza yonda nanjye mita nigendera ngira mu mujyi ko mbona bazengereje bagenda basoresha kandi burasirazuba ejo bundi nsanga barimo bareba nyine baca amande abantu ngo batinze ku busore, barimo guca abana amande ku butaka, batinze gusora iburasirazuba bwose ku mazu yo mu cyaro. N'ubwo nabaje nisiko niyumvisha bavuga ngo baraza kujya basoresha amazu bitewe n'urwego butaka burimo. Ni nabo ngo babangaba bo mu cyaro bafite ubwo bushobozi bw'ayo mazu bavuze. Ati ibyo ngibyo ntabwo bibungatice nungutse igitekerezo. Abanyarwanda ntabwo tukira bene gihugu. Birumvikana ntabwo tukira bene gihugu, nta Rwanda dufite, kuko ubutaka buvuga amasezerano y'imyaka runaka ningahe, ni 99. none yirangiye wumva bazabugusubiza.
ubwo uzasoza uri umunyamahanga. ukodesha nawe ashobora kuvuga ati okay nge ubutaka bwanjye sinyita shaka kubukodesha umuntu uwo ari wese n'ubwanjye we yishakira ahandi ujya. Mu kuvuga myaka 99 bateganyije ko umunyarwanda wese wari ufite irangamuntu afite ubwenegihugu bw'inkomoko bw'inyarwanda buzaba burangiye nk'uko barangijeho ubw'impunzi mu Rwanda, ngo nta muntu umuntu uri mu mahanga ubu ntakiri umunyarwanda, nta kifite uburenganzira bwo kwitwa impunzi. No kuvuga n'iyo myaka nigera nta munyarwanda uzaba afite uburenganzira bwo kwitwa umunyarwanda, nationality zabirangiye. Ni ukuvuga abantu batwaye igihugu cyacu neza ku mugaragaro, twese tubireba. Ibyo bintu mwumva ari byo? Ikindi ahubwo umuntu ukodesha afite uburenganzira bwo kukwambura nimba utamwishyura neza. Hano baburiya twebwe turishura twebwe, nimba utishyura neza nyiri ugukodesha afite uburenganzira bwo kukwambura. Niyo ashaka ati ndahashaka ivire kuko niko kuri. Kandi naho ujya ubabona ko babakura mu butaka bwabo ngo ni ubutaka, reba nko ku Murindi barabutwaye munsi y'umuhanda ngo ni amanegeka. Nubwo niko kandi bariya bari bafite ibipapuro by'ubutaka, ubwo imyaka 99 yarageze. Nibisha amasezerano bwabo. Icyo ni ikimenyetso, ni igihanga mbafatanye ko n'iyo myaka 99 nayishize nayo bazakunyaga ibyawe. Umunyarwanda azasoza nta kintu afite. Uyeretse no kukigira ni barakitwambuye. Igihugu baracyambuye Abanyarwanda. Imibare 99 n'abacumbitsi. Uri umucumbitsi twaracyambuwe kuko nta ufite uba nta kintu gifite mu gihugu. Uri harya niba banirabanye ngo bese ngo ni imihirimbiri. Nukuvuga se bashaka kutugira imihirimbiri buriya kirazira. Ubwo n'uburenganzira tuzahaguruka tubuharanire whatsapp ko byagenda kose, byanga bikunda byanga binoga. Nta munyarwanda uzateshwa agaciro muri ubwo buryo. Turabyanze, turabihakanye. Ubutaka n'ubw'Abanyarwanda ni gakondo yabo, nta muntu uzayibavutse. Amahirwe hari namwe yuko havutse umurengezi Ruda nizike muri ibyo bibazo. Ibyo byose bitari mu nzira bikosore bisubire mu murongo, isubize igihugu ba nyiracyo. Yego, twongere dusubirane gakondo yacu. Ibyo ngibyo twanyazwe byarangiye. Abanyarwanda banyazwe ibyabo, gakondo yabo bayibuze. Abanyarwanda baranyazwe imyaka sinyibuka neza ariko ndumva iri hejuru y'itanu. Ubutaka bumaze imyaka ingahe busoreshwa mu Rwanda? Jewe nahagaze mu bari barimo bakata amasambu batanga bareba ku map. Jewe hari ahantu nakoze ngenda mbasapotinga abari barimo. Ni mu 2011 nibwo batangiye gusoresha ubutaka. Batangiye gutanga bino bipapuro by'ubutaka. Bivuze iki? Nibwo bakodesheje, nibwo batwaye ubutaka bw'Abanyarwanda babagira abapangayi. Kandi igihe cyose babushaka bakakwimura ngo ni mu manegeka, ngo leta irabushaka kubw'inyungu zabo. Noneho bakanyuzamo imihanda ngo rwose ngo turabahatwaye ntabwo bakwishura ngo kuko ni umutungo wa leta. Muri make bakakwereka munsi y'urukweto ko ntacyo ufite, ahubwo wowe ko uri umucumbitsi, nta nubwo ukiri mwene gacumbitsi. Ariko karibyo nkunda kuvuga, iyo bavuze ngo basenye amazu ari mu gishanga ngo kubw'umutekano w'abaturage ngo nta manegeka ngo ni ibiki, ni iyihe nzira mu gishanga kuruta isoko rya Nyabugogo? Ni iki kiri mu gishanga kuruta uruganda rwa sukari rw'Ikabuye? Nanone iriya gari ya Nyabugogo iri mu manegeka nk'ariya. Amanegeka si mu bwongo, kanze tuhiga amanegeka haba. Ni iki kiri mu gishanga kuruta uruganda rw'Inyange? Kurusha uruganda rw'Inyange kuruta Itegeko n'Agakingiro. Utekisirwa n'Agakingiro hariya byose si mu gishanga, si mu manegeka. Kuki ibyo bikorwa bitavamo? Iriya gare ya Nyabugogo ejo bundi twarahanyuze. Imvura ihise, amazi yaramanutse yuzura mu imodoka ya amapine ntiyagaragara. Sasa nimba badashaka ibyo bikorwa biri mu gishanga, nafata ya mihanda yose bayishyire mu kirere. Kuki batayishyize mu kirere?
nje narababwiye twe turaza abaruda tuze gukosora none tuzanye tuze dukosora ya mihanda yose iri mu gishanga imvura nigwa twe kugira ngo ibikorwa bidahagarara dushyire imihanda mu kirere no ku Ruyenzi hariya hose nubwo bushobozi si uko batakabubonye kuko ahubwo barayabona bakayajyana mu nyungu zabo cyane cyane bayakura no mu gihugu bakayajyana mu mahanga bakugura indege n'amato no kubaka amagorofa mu mahanga umunyarwanda ufite ubushobozi bwo kuba ari kuzunguza 5,000-10,000 bari kumusoresha ubwo ufite miliyoni ari gusoreshwa angana iki ntiwumva ko nta karengane k'ibiheka kandi nimba umunyarwanda uyu munsi nzi neza mfite ibimenyetso bivuga ko umuntu ufite ubucuruzi utibwiriza ngo ajyane mu gaciro ibintu bye biranyagwa kabuze niyo yabasore patante n'ibindi icyo bita agaciro nimba wowe udafite amafaranga urajya kwaka muri serivisi nimba ari isoko nimba ari muri aba bari hejuru mbere y'uko ugenda ugomba kuvuga ngo nimba 1/10 mu mutungo mfite ngomba gutanga mu kigega mu gaciro ako niko gaciro niko kwiha agaciro cyane ako nta karengane k'ibiheka nicyo kibazo baje nacyo ni ikingirakamaro uko niko kwihesha agaciro bari gufata amafaranga bakagira gute bakajya kuvida konti z'umuntu ufite amamiliyoni kuri konti yego yahamagara ko nabuze amafaranga kuri konti twagwesheje agaciro utakiheshe twe twagwesheje agaciro yewe nagane n'umuntu arambwira ati bahamagaye abakire bafite amafaranga ku makonti barahamagara bajyana muri hano hoteli hano iri hafi y'isashwe yinuza hoteli Serena babajyanamo Serena hotel wasanga ama protocol ari ama generals n'abakapiteni n'abakinnyi bafite muri protocol then barabaganiriza ati okay murabona ibintu birakomeye umutekano ibintu bimeze gute na gutya dukora iki muzana abantu bagiye babona message suko babuhereje message ahubwo ni message yuko baguhesheje agaciro kuko bagiye bakavida kuri konti yawe amafaranga akayakoresha ibikorwa byabo cyangwa se akagira gute none ni muri urwo rwego twaguhesheje agaciro kuko turi kubahesha agaciro kugira nange murushaho kwihesha niba muri kugira ngo twongere umutekano n'iki byose tubikaze dukeneye kugura ibikoresho n'ibiki byose kugira ngo dukaze umutekano wacu none muzana amafaranga tukomeze twongere umutekano nta business wakora mu gihugu udafite umutekano noneho umutekano nuwo kugakoroho ikindi nabonye ejo bundi ntanyuzwe nakibajije no anytime niteguye guhamagazwa kandi ntagisobanura yego ntihazagire no guhamagaza turabaruda duhagaze mu metalike umuntu araje nimugoroba ndi mu rugo azana ikintu cy'ikipapuro ngo tuhe umusanzu wa FPR tekereza ndababwa ni mushaka umusanzu wa FPR bari bamaze iminsi baza bakabaza umugore umugore ati umugabo ntawe ati noneho nimba mutayatanze tuzaza tujyane wowe kugira ngo tubone umugabo ndabyumva ndavuga ni uzamubwire uyu munsi uyu azaze ngenza abamari uwo munsi ndataha ngezeyo nkubitana nabo baje ngo baje kwaka amafaranga y'umuryango ndababaza muje kwaka inkunga ya FPR umusanzu wa FPR yigo none FPR twebwe dufite ubushobozi bwo kwifasha cyangwa ifite ubushobozi bwo kudufasha ati ibyo twebwe mugomba kutanga waba ufite wawe udafite kubera ko na kera mwibuke ko na Emerenide utabaga afite umusanzu wa Emerenide atagendaga nuko banasubijwe no wari aho ni batsinda hari ntari muri Gasabo nyine muhari yibatsinda ndamubaza none muri kugendera kuri Emerenide nimba Emerenide yaratangaga umusanzu atumva turi umwana ati uzabimbaze n'abaso nta muntu wishyura wabaga yavanga ngajye mu ntara adafite umusanzu wa Emerenide bose baragarura ibya kera ndongo bakosoye iki ndongira ndamubaza reka twemere ko Emerenide gisinyizi kuko sinanayizi koko twemere ko Emerenide yatangaga wayihaga uwo musanzu ukagenda ukagaragaza ko wawutanze mwebwe noneho mwandika yeho watanze uwo musanzu kuko bari bafite ikipapuro ntarese na wenda nayo umutekano baraka n'iki byose bakakwerekana risa ayo mafaranga mwandika ku kipapuro mukajyana ubundi ayo mafaranga FPR yabuze ubushobozi bwo gukora amakitansi yo guha abantu ngo twebwe ngo nimba ari isibonga ari umudugudu ngo buri wese ngo abafite abantu ngo kandi bategetswe kwitanga amafaranga y'umusanzu wa FPR ndababaza
ayo mafaranga afasha iki ku muturage usanzwe agafasha umuryango wa FPR. Umuryango se ni nongera ndababaza jewe noneho mu Rwanda dufite ishyaka rimwe rya FPR. Ati huye none se andi mashyaka afite uburenganzira bwo kuza kwaka umuturage wese umusanzu w'ishyaka. Wamubaza ikibazo kiri smart kiri kiriya koko. Umuturage undi irindi shyaka riri mu gihugu muyo mwemera n'ayatemewe mufite ubushobozi bwo kuza akaka umuturage umusanzu w'ishyaka. Arangije arareba aburuka asubiza aramubwira tumva ati ngiye natumwe ahubwo amafaranga uro yamacana ntago yama jewe ntago nyaguha kwako ngewe nkeneye gufashwa aho kujya mu mbafashe ngewe mumfashe ahubwo murone turimo turakodesha turishyura umutekano turishyura umusoro turishyura ibishimwe none tuze tunishyure n'umusanzu mwawugiye mukura kuri ayo ngayo mugashikira FPR nundi ko byose ari iby'umuryango. Ngibyo vuze ngejo uzagaruka kubisubiramo. Niho yagutezaga iryo niterabwo ngewe sindi umuterarize ngewe utari umwe FPR kuki atanga umusanzu muri FPR kuki atatanga umusanzu mu ishyaka rye mu ishyaka rye ngo turagiye ngako nyuma y'ingo uzaza kubisobanura. Nta makuru yari afite kuri umuroda w'ikinyiti nicecekera ndamwera akumuca amazi na mwana uzabaze uzakora iperereza. Uyu munsi ni wa gatatu ko ntawo ndabona waje kukumpamagaza. Oya mbaza icyo mwehorere azagaruke mwe mukomeze mu bacungire hafi ibintu ntabwo ari agahato kuki se ruditaka amafaranga ni kuki ubwo ni ubusambo wowe uragendera ku bitekerezo bagatanga urugero ngo bama iryo urugero jewe nahawe niki bakosoye bavuga ngo baje gukosora bitagendaga neza niki bakosoye jewe namwe ngo uzabaze neza na Emeride ntabwo utafite umusanzu wa Emeride ngo uvanga ujya hanze turaje twakwitikosora nabana ko noneho nabona nabo ubwo bavaga bakaguha n'ikirango ko wajyana none se ko ndi kuvanga aho kambaza uwo musanzu mu mudugudu umwe nkajya handi nkorera bakambaza umusanzu mu wundi mudugudu ari akagari kamwe nava aho ngaho najya mu kandi karere nkabazwa umusanzu. Ibyo bimeze ibyo ni ibiki mwabuze ubushobozi bwo kugaragaza niba ngewe ntanga umusanzu ahangaha mutwereke muri computer ngewe natanze umusanzu nawe ninjya n'ahandi azabone ko nanabafashije n'ubundi cyabazanabyibuke ko muzanibuke ko nabafashe ubu tuzahura mu nyibuke ko ndi uwanyu ko natanze umusanzu nabahasha ibibazo byinshi uwo mugabo mba mu rugo agira ubwoba ati ibintu buti biradukoraho ndamwe mwigira ubwoba ntimukagira ubwoba mujye mubaza ibyo mwumva agira iki nyine mbona we niwe ugize ikibazo no kubugira ikibazo nibizaba ngiye bazabimbaza nzisobanura ukibaza twebwe abanyarwanda rubanda rugufi dufite ubushobozi bwo guhinga gutunga abakomeye ni bya bindi ngo dufite duto koko ngo dutunge ibifi binini aho baribeshe ibyo ngibyo iherezo ryabyo ni iri ibyo ntabwo ari iherezo ryabyo rihari iherezo ryabyo n'ibigiraje kubikosora ibyo ntabwo ari byo ibyo bintu ni ingaruka za cya kintu twaza tuvugaho mu kanya ko abanyarwanda bambuwe igihugu bambuwe igihugu ni ukuvuga ni wa mugani wa murongo wo kubagira abapangayi unarebye usanga ntaho bitaniye bindi by'aba bantu bagurishwaga muri Amerika bava mu runuza twebwe twaragurishijwe kuko turi ibikoresho by'abandi bantu turi ibikoresho oya ahubwo ntabwo twagurishijwe ahubwo twafashwe bugwate kuko nta n'uwigeze nyine abataragurishwa ngo batwarwe ubwo baracyaraho kuba babategurira ibikarango baracyabategurira ibirungo byo kubakaranga mu minsi iri imbere. Ubu umuntu akukudesha te ubutaka gakondo Kanani kavukire yawe, umuntu agusoresha te inzu yawe wiyubakiye nta nkunga nta na gake akufashizemo, nta mabati nta mufuka wa sima, yarangiza ngo ujye nake n'igipapuro, icyo gipapuro akikugurishe nacyo numara kuyitanga baze ngo nibihagize tuhe kitu kidogo ku rwego rw'umudugudu rw'akagari rw'umurenge ngo batakuzanira abakarere batagusenyera. Ahubwo se ubundi igihugu ni iki? Igihugu ni iki? Nije nawe nuriya ni ubutaka, nimba ubwo butaka dutuyeho nge nawe nuriya twese hamwe, icyo nicyo gihugu cyacu. Nimba ubwo butaka tububuze bivuga ko nta gihugu tugifite. Okay, none ni gute tukitwa bene igihugu kandi ntacyo dufite? Irangamuntu iyo nationality ivuga ni iki, imaze iki?
niyo kubafasha kubatora mu matora gusa bakakomeza bakimika bakaganza bakabaho nibaringa irangamuntu bashaka kuyitesha agaciro none ni ukuvuga ngo ubu imyaka ibaye hafi 9 umunyarwanda atakitwa umunyarwanda ahubwo bahindura izina bagomba babitekerezeho nabyo babitekinike turebe ko babihindura none u Rwanda rutakiro rwaca abanyarwanda ruri agatsiko katazwi gakorera mu ibanga itsinda ritazwi ryafashe imitungo y'u Rwanda ubutaka n'ibiki byose barabitwara ubundi bakadukodesha yitwa leta ariko ubundi byitwa ko ari leta ubwo rero sinzi iyo leta ninde ko yakabaye abaringe wowe n'uyu kuki bitwaza ko gatsiko bakakita leta kakanyunyuza ibya rubanda imitsi ya rubanda abaturage reba urubyiruko baziyubaka ryari bazashaka ryari se nibashaka cyangwa nibaterana izo nda umwana azavuka aba mu ruhe rugo azatungwa n'iki babyeyi babo bazatungwa n'ibiki abantu si cyajya abakobwa bagiye gusaziraho n'abahungu basaziraho noneho usange za ndwara zose zibafashemo imbere abana babyariye iwabo ngo batarengeje igihe imyaka ngo abakobwa babyariye iwabo kuki bajya gukora ngo ubushakashatsi bagasanga ngo impamvu ngo babyariye iwabo ni ubushobozi buke kuki se noneho badakora ubushakashatsi butuma bushobozi buke buvaho kuki badakora ubushakashatsi barebe igituma abo bana babyara kandi bakabaye baba bari mu ishuri abari mu ishuri se babyarirayo kubera iki si inyigisho batanga zidafite ireme n'iremezo si uburere budafite agaciro babaha babacyukura suza imyumvire itari miterambere imyumvire babacengezamo y'impinduramatwara itagera muri kamere na roho zabo si bwa burere babapfunyikira bw'amazi budafite ishingiro budafite aho bukura bukaganisha umuntu si bwa burere butuma umuntu avamo umuntu utazi gufata ingamba nimba ananiwe gufata ingamba zo kuba yakwikingira iyo nda ntimufate kandi azi neza ko agiye gukora imibonano mpuzabitsina ejo azashobora gufata ingamba zakura igihugu mu kaga koko aho ngaho bagombye kumanza kwigayo bwabo kubera ko ni kwa kundi bafata umuyobozi akajya umuyobozi kujya kwicara muri biro ntakurikize inshingano ziwe nimba hari ministeri ishinzwe umuco ikaba idakora ko kazi bakaba nibo bagombye kwigayo bwabo kubera iki abo bantu bari gutwara izo nda bigire n'iki byose iyo ministeri ikora iki akazi kayo nagahe iyo ministeri y'umuco n'imibereho myiza y'abantu cyangwa ishinzwe imibereho gusa imibereho yabo yaba ishobora kuba ariko ari ministeri ishinzwe imibereho kuko ubundi twabaruda twavuze tuti dufite ministeri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage ntabwo dufite ministeri y'imibereho myiza y'abaturage twe dufite ministeri y'imibereho myiza y'abaturage igomba gukora kandi ibyiza ariko ntabwo tugira ministeri y'imibereho kuko imibereho habaho imibereho myiza n'imibereho mibi ubwo rero ntituzi ibyo bashinzwe niyihe mibereho bazayidefande twiyacu ni ministeri y'imibereho myiza y'abanyarwanda abanya East Africa abanyafrika n'isi yose erega mudatinze ku bintu byinshi murabizi ubuzima bw'abacakara umucakara umufata uko ushaka nizo ngaruka zose ibyo bintu murimo kuvuga nimba waramwambuye ubutaka waramwambuye ubwenegihugu nta gifite atura agifite uburenganzira nta n'iki asigaye ku izina gusa nabwo kumubara ari kibarenga wamushyikinze mu maso ngo afite icyangombwa gusa ngo aritwe umunyarwanda kandi nta Rwanda gifite wararumwambuye niyo mpamvu nizo ngaruka zose bakora icyo bashaka bakakunyura icyo bashaka ahubwo ruda mutabari dutabare hakiri kare ibi bintu birakaza bigeze no ku rundi rwego nitubona rwose ahubwo nta n'ubushobozi twitabaze ntitwabura n'abandi bantu baba bafite impuhwe muntu umunyarwanda by'uko badutabara ariko ibi bintu birakaza ubu noneho numvisha ikindi gisha ahubwo nitanga urugero 3,000 ngo kuri mituweli ntabwo bihagije ubu ngo bagiye kuyakuba kabiri ngo bagiye kongeraho ejo bibe 6 minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yarabivuze ngo ubushobozi
ngo ngo barikorera bakabona ngo 3,000 bidahagije ngo kubwisungane ku muntu. No ntibihagije muri leta abaturage se bo ubushobozi bo ubuturage bo umuturage warakuraho ubwo bushobozi nimba ministeri yo ibuze ubushobozi icyo mu kinsubize nanjye ndi perezida wa Rudandabaje 3,000 ngo impamvu bidahagije ngo bari kureba bagasanga ngo bari kugwa mu bihombo ngo bitewe n'amafaranga yinjira ntibamenya neza ko impamvu hubwo ari uko bamwe bemera bagapfira mu rugo kwa kutagira ubwo bushobozi bwo kwishyura bya 3 ayo mafaranga barayabuze none ngo barashaka kongera gukuba kabiri hubwo kandi noneho na ya mbere yarabuze icyo kibazo cyo muracyumva mute kirakaze noneho icyo mu gihe cyari kikiraho nanone tukibaza yandi nimba byari 3 kuba wenda byibuza n'abantu tuvuge ntibavuga ngo ni miliyoni zingahe z'abanyarwanda none katugabanye twe dukube na miliyoni 10 fata 3,000 ubikube na miliyoni 10 none nukuba na miliyoni 10 uraza kumbwira amamiliyaridi arimo ayo mamiliyaridi akora iki ko bataduha raporo y'ayo mamiliyoni yose miliyari 300 bazimaze iki zikora iki baziguramo imiti se imiti ikoreshwa ifite agaciro kayo ko tujya tumva ko n'indi bayimena ngo yabuze abayikoresha ngo yapfuye bajugunye kandi noneho hagati aho ntibaba banayihaye n'abakiriya barabandikira ngo mugende mwigurire imiti mu mafarumasi muzane tubavure noneho wagura serumu umurwayi yagura serumu bakamwandikira nyinshi nk'eshanu cyangwa 6 noneho bakimutera imwe akaganga aho kagakira ngo atahe wababaza asize izindi 5 musigaranye bimeze bite ngo mwatuhaye amafaranga yazo ngo turazisigarana n'ubundi turazitera mu bana ukibaza se mituweli watanze wari waratanze iki kandi nabo batanze ayandi akosa akarengane k'ibihekane aho hagati harimo umutambiko w'ubujura n'ubukokozi bafatanye igihano ibyo byambayeho nyine umugore ari kwa muganga baramama ngohereza 7,000 ngo tujye kugura imiti hanze ngohereza ngo 6 ngohereza ngo 5 nkibaza mituweli twatanze imaze iki ubwo ngubwo kandi ubwo ni yararwaye yari yagiye kubyara tekereza ni ukubyara gusa mu kujya kumusezera 10,000 na abaragiye ayo mafaranga yagiye mituweli yamaze iki none ngo ntihagije ngo bongere batanga uko bakora iyo umubyeyi agiye kubyara hari imiti bamutuma hanze myinshi cyane nk'ababa hari imiti batuma hanze ariko yagiye gutaha ashaka kuzana imiti yaguze nk'ibase nini cyane ariko yagiye gutaha bamuha utunini nka 5 gusa ahubwo iyo isigaye aho ngaho abo bari buyihe nawe barayimugurisha bamunamukariye yindi isigaye aho ngo mituweli ngo barahomba kandi nanone nta miti baduha ujya kwivuza ku paracetamol gusa ibindi miti bakakugura ni ukuvuga bubatse iduka rikomeye cyane mu banyarwanda buri duka rishingiye buri mu bitaro ibyo ari byo byose muri Repubulika y'u Rwanda ni ukuvuga mu bitaro byose by'u Rwanda harimo amaduka yabo bakire bitwaje mituweli z'abaturage bari gushaka inzira kurushaho kunyunyuza imiti y'abanyarwanda kandi kajyanye n'iyo mituweli reka ugiye kwitwa ngagiye kuyikoresha ngagiye kwivuza aragiye ati nje kwivuza nje kujya akamenya muri service ya mituweli yageramo bakajya gufungura ngo agiye kureba ko yatanze mituweli ku byuma ku ikoranabuhanga ryabo ati connection ziri gukora ngo ahubwo niki ati ntabwo twakuvura tutazi ko watanze mituweli kandi nanone ntabwo turi amakondition yacu nayo kutwemerera kubona ko wishyuye mituweli bityo taha cyangwa wivuza 100%. muri bintu birakwiriye biri mu gihugu hose nacyo ni icyorezo none bishaka connection ziri kuboneka ivuza 100% none mbafatanye ikindi gihanga none bagiye kugura connection bagiye kugura ubushobozi bwa internet mu mahanga bari kugura wenda nk'iya miliyoni na birumvikana nka miliyoni 600 bayiguze nka Washington DC bajya kugura
iyo mu Bushinwa bayigura miliyoni 300, izindi 300 bashyira ku mufuka, harimo inyereza ry'itunga rya leta. Niyo mpamvu internet bazana idafite ireme n'ireme, idafite agaciro, idakora neza nk'iya mbere. Kuki iya mbere yakoraga, kuki buyi batugurira mu kuki idakora, kuki yanze gukora? Kuko turi kwishura mituweli, aho bayiranguraga niho bakirangura, kapasite y'iyo baguraga niyo bakirangura. N'ibyuma se byashaje, n'ikoranabuhanga ryashaje, tuvumburira ishasha, bimeze bite? Aho ndabafindura, ndi perezida wa RUDA. Ukibaza noneho iyo mituweli imaze iki ahubwo? Niba uri kujya kwivuza ugatanga 100%, ngo kubera ko konegisiyo zabuze n'ubundi ukishyura. Urumva harimo serivisi ebyiri zibiri gupfa. Harimo gupfa iyiswe na konegisiyo, harimo n'ipfa yo kukuvura nyirizina. Ubwo urumva no kugusuzuma utabyizeye. Nimba biyangaje umushinga badashoboye rero, nibo hagarika bakora bashaka ikindi gisubizo, bashakishiriza ahandi, bashaka abandi babonye iyo konegisiyo ikanga. ntibashakisha abandi. Twe abaruda tugomba kurahira, tukarahirira gukemura byinshi byatuzengereje kuriya akenshi yego. wumva byinshi ibyo byose kandi twese natwe tubyibonamo. Ukibaza iyo barimo bayobora barabona ari nk'abayoboye. Icyo ni ikindi kibazo cyiza cyane. Babona urayereka ubwatsi, umuntu ayobora inka akayibwira ati akayereka aho ijya kurisha. Nta muntu uragira inka nkayijyana ahantu hatari ubwatsi. None twebwe ubwo tuyoboye nk'iki? Ntabwo muyoboye nk'inka, muyoboye nk'abacakara. Ubuzima bw'umucakara ntubuzi. Umucakara harya ntagira iwe, umucakara ntagomba nta nubwo agomba kuhagira. Umucakara ntabwo ntiyivuza, ntagomba no kwivuza, kuko yapfuye biba ari amahire kuri bo. Kandi abangaba bakarusha n'irimbi bararikugurisha, none bakunguka amayanyu. Irimbi rigure uraryishyura, wakererwa kuzana umurambo ukacibwa amande. Nanone bibaho se. Isaha bavuze ngo isaha zo gushyingura ni 7:00 zuzuye. Nurenza 30 uratanga 5 by'amande. 5 by'amande nabibonye ahantu harenze 3 mu marimba atanu. Nimba ahandi rya Busanza narigiyemo najya twaza, none uwo muntu twe twaje no gushingura yari umuntu ntiyagiraga epfo na ruguru, yari umukene yishwe n'umukene, haba no kumuteranyiriza kugira ngo agire hageze ngo mu isaha zo kugira zarenze. Nanone murongera kugira ngo bongere badushingure, habo kongera gukora indi contribution kugira ngo umuntu haboneka ayo mafaranga yo kubaha ya ruswa n'ibindi. Niba amaze gupfa ahari bubikwe ari bise ngo n'ibihano. Ihano buri kimwe cyose ni kwishyura, no kwishyura. Ibyo bintu ni ibiki mu ako ni akarengane k'ibihekane koko. Abaruda dukwiriye gukora ikosora, none tukamagana ibitari byiza tukiyubakira ibyiza. Ibi turabikora, tugomba kubikora byanga bikunze, icyo igishoboka cyose. Ejo bundi nimo nakurikiye kuri nabyumvishe kuri radio ku iriya nama ya UN Security Council. UN Security Council ngo iki? Isohora itangazo rivuga ko igiye gukuraho 2020 igihugu cyari cyo cyose cy'Afurika kigomba kuba nta ntambara irangwa ikirangwamo ko bagiye gukoba cyangwa nitera binyoteri kuhagaragara. Ko buri kimwe cyose kigiye gukorwa kugira ngo ibihugu byose bigira umutekano nta mikino. Umutekano si intambara, burya umutekano nituze y'abaturage n'ibyabo. Waburaye ntiwatuza, wabuze uko wivuza, ubona umutekano. Ibyo byose bikubiyemo mwibyo nuze yabigiye gukora buriya ukoze ubushakashatsi bwawe. Ruda birumvikana. Ruda twe n'uburyohe wagira ngo ahubwo Security Council ikopera ibya Ruda n'ubundi, kuko twe Ruda tugomba gusigasira umutekano w'ibidukikije. Natwe turimo, kuko ibidukikije birumvikana bikikije ikiremwa muntu. Abamama, abapapa, abamama bareke gufatwa ku ngufu bazira izo ntambara, n'abakobwa babo, none n'abana b'abahungu batabajyana mu ntambara mu mitwe yitwaza intwaro, none abasaza n'abakecuru n'ibikwerere batabayikoreza intwaro ngo bajye kurwanirira abo banyapolitike gito, abo banyapolitike ba gisirikare baba bashaka guteza intambara zihitana Abanyafurika.
kandi icyo mpamya cyo n'ubundi gituma umutekano n'uwo intambara ubaho nuko haba habuze ibyo byose mu gihugu. Birumvikana umutekano wo mu bwonko urabura, umutekano wo mu nda ukabura, umutekano w'umutungo wawe ukawubura. Ni nk'ibyo twari dusobanura twabuze ubutaka mu Rwanda, ubutaka ntibukiri ubw'abanyarwanda, ntituzi ninde watwaye ubutaka bw'abanyarwanda. Iyo tubabajije wigize landlord w'ubutaka bw'abanyarwanda mu Rwanda ninde, asohorokeyo atubwire yatwaye ubutaka bw'abanyarwanda yitwaje iki, amafaranga amaze kukorektingamo kwegeranyamo nangahe, adukorere raporo yido nido ifaranga kurindi icyo yari majije, aduhe dukorera accountability. Niyanga twe tuzamukorera accountability, hanyuma azabisobanura neza. Ubundi igitanga umutuzo mu munuza wose ari nizo ntambara ikihagarika izo ntambara, abigomeka abagira bate bose benshi nibyo babona bitagenda neza bibangamiye, akabona undi ahisemo gupfa. Ni nko gupfa, burya ntabwo umuntu ajya gufata icyemezo cyo kujya mu ishyamba ari uko yishimye, n'undi avuga ati narapfuye ntacyo nsigaje n'ubundi reka nipfire. Iyo nzara yamuriye yabuyiruka yabuza ubukene bujyana n'inzara yivuza byose bivuze uko bigenda, ati n'ubundi kamambaya bose n'urupfu umugana wa muhanzi wabo njye kupfiyo ibyo kugira ngo ibyo byose bikurweho. Nuko ngira ngo umugani ngo ushaka kurandura igiti urabanza ukagica mu mizi. Yego. Imizi yabyo byose yabyo yizo ntambara y'ibyo byose ni butegeke nako karengane k'ibihekane imbere mu baturage bakorerwa nabo bigira abakomeye cyane. Usanga abantu benshi cyane nk'urubyiruko mu gihugu mu bara n'abakuze bafite ingo bafite ubwo butunzi ariko badafite uburenganzira. Usanga reba bavuga ati njyewe ejo bundi nibwo nyine ndi mu rugendo Burasirazuba nibwo naganiriye na bamwe mu banyarwanda bariyo, turaganira banyereka akababare akarengane kabo, uburyo navuga nawe uburyo n'ugeze akagera ahubwo bamugendaho bagashaka kugira ngo ibyo bintu bifatirwe bamufatire kandi ari byakuye mu maboko ye. Hari umugabo umwe mu retired ritarinze mu 2018 yaje gutyo yaraje aza ataha sibyo muryango bamuhaye n'utuntu duke cyane bamuhaye tudafatitse natwo, ariko ageze mu gihugu watangira kodesha, yari afite ubutaka arangije arahinga rorapfa nabi. Uyu munsi ageze ku bushobozi bwo kuba afite inzu ya kadasiteri yakuye mu buhinzi bwe, afite inka afite moto, ariko ibyo byonyine yabizize. Aragira yabizize ari kuzira ibyo bintu afite. Kubera iki mu myaka ingahe abikuye he? Kuki abategetsi batatusobanurira yabo bahembwa neza buri munsi bayakoze iki hano mu Rwanda, barinda baryoza umukene nk'uwo akana kari ritayadi wanga ati njyewe akababaro mfite uyu munsi simfite ubu burenganzira bwo kujya ahantu ngo nicare mbe nanasangira n'undi muntu icupa ngo tuganire. Barambwira ko ndi kugambanira igihugu. Uri kugambanira igihugu, urumva nayo ni uburenganzira bwo kuza ngo mpagarara ahangaha mpagaranye n'abantu batatu baravuga ko ndibashiramo ideology. Tekereza nawe so kuvutsa abantu uburenganzira bari kunshakira ibyaha bakambeshyera. Umva jewe bimwe gutyo mva narinje ati jewe ndi gushinjwa ibintu ndi kujya kumva ngo bamfashe ngo jewe ngo narongo umwana w'abandi kugira ngo atugasanga ndi guhamarwa mugarwa mu Nyiragutabara ngo nge gusobanura ati noneho nanjye nafashe icyemezo natinye sinkiri kujyayo, ati ko nabonye ko nshaka kugenda ku bana baho kisobanurana nabi ati ndi guhamagarwa buri kanya ngo nisobanure ibintu ntazi hano biri guturuka. Ndi kumva nkajya kumva ngo mama wagawe n'udukuriye ati nitabe nsobanura ibi bintu, ati no naritabye ngezo mbona ko nshobora no kongera kubizira, ati bituma numva afata umwanzuro wo kutari kwitaba, ati ariko kutitaba niko kurushaho kwishira mu kaga. Ati ndi kumva ko bagomba kuza isaha bakaba bangirira nabi. Ati ubu bityo rero yanzo yanjye nkwe mu buhinzi n'ubwanjye nahinze n'umugore wanjye n'abana banjye na yanka
ndi kubera nkabona ntabwo bigifite agaciro kwigewe kuko mbona ko ubuzima bwanjye isaha n'isaha uri mu manegeka kabize. ati ubu ngubu se urambwira ko mbonye uburyo bwo kuba nakongera nkigenda tubonye nabo mbona inzira nzabona niko kugenda suko se nzagenda ati ntabwo mubeshe ati nzagenda nkamwana ni mutuze mwihangane ibi byose gusa menya ubwenge nimubona bikubangamiye nyine aho kugira ngo uhure n'ikibazo hano niyo wasiga umuryango ubwayo bari kubaho wenda bafite uko bahagaze niyo bazamuka i Kigali ugahiga nk'abandi bose cyangwa n'ahandi ukagenda ukashakisha ahandi mu gihe ugitegereje mwihangane icyo nzi cyo nuko isaha n'isaha gutabarwa kuri bugufi mbona arababaye none areba ubwo butunzi afite koko nkavuga koko si ubutunzi kuko umva ntabwo ari ubutunzi ni inzu nk'ingi yifitiye kandi mu cyaro ntibagira ubucuruzi ntacuruza ni uguhinga ariko akazira ngo ari guhinga yeza azigama ibye kandi atasesagura azi kuzigama akazirika na ba bandi badafite ubwo bushobozi bakaza mu murima bagahinga akabaha ibyo kurya akagira icyo abamara ariko ari kubizira ubundi ubwo barashaka iki koko ni igice akenewe barashima ngo dukomeze tubeho gutyo erega ibyo byose umuzi ni wa wundi umunyarwanda yambuwe ubunyarwanda niyo mpamvu niryo hohoterwa niryo yicarubozo niryo totezwa kubera ko atunze ibyo atemerewe gutunga kubera ari umucakara izo zose nizo ngaruka tugomba kurwanya nk'uko twahagurutse tukarwanya tukamagana ruda nk'uko uwo murongo twawufashe icyo kibazo cy'uko batugize abacakara mu gihugu twambuwe ubutaka twambuwe buri kimwe cyose nta nzu y'umuntu nta modoka y'umuntu ntiwashiramo umuntu ngo umutware ngo aha n'ahariya ni taxi vatiri iri ubona yemerewe gukora iriho ngo yego wacu yego kabo nayo ubwayo ntiyemerewe kuguha ifuti igusanze hariya uri wenda uburwayi bugufatiye ku nzira ntiyemerewe kugushyiramo ngo abe yakugeza hariya hafi y'ibitaro ngo akureke kandi ari imodoka baragufata biriya bashyizemo ngo ni ibituma bakura ngo nimba utwaye umugenzi aha bahita babara kujyana umugenzi ikatangira kukubarira amafaranga ikurikiza iminota ugiye ibyo byose ni akarengane k'ibihekane bahita itangira kubara ibyo bintu ni ibiki barangiza ngo babuze connection zivuza umuntu bafite connection zo kumenya ngo umuntu yagiye mu modoka ese connection y'ira mashini dukozaho tapandi ko kitarabura na rimwe kuki yo itabura iyo connection kuki habura connection ya mituweli yugiye kwivuza bakavuga agiye kukonsoma imitisha mu network network bakazica kuko ugiye kwivuza kwa kose ariko iyo bagukeneyeho noneho bagukenera kuguhamagara bashaka kugukorera dosiye iyo network igahita iboneka vuba ni inzira zo kunyuza imitsi y'abanyarwanda mbega akarengane k'ibihekane umuntu azira igitekerezo cye kizima ntiwavuga ariko ruda buriya ikuriyeho abanyarwanda imisoro ku butaka nticyaba ari igitego icyo ni igitego cyane ni igisubizo ni igisubizo cy'ukuri umusoro ku butaka ni igisubizo isubije abanyarwanda ubutaka bwabo gakondo ibasubije uburenganzira mu gihugu cyabo yego ni ukubasubiza ibyabo banyazwe nibyo ni ukubasubiza ibyabo banyazwe nta kunyura ku ruhande isubizwe ni ugusubizwa ibyabo banyazwe ubu bukaba ari uburenganzira none buhise bwuzura bwakumira za ntambara security council yavuze ko igomba kurangiza intambara zose izi nizo zazazana amahoro ugaha umunyarwanda uburenganzira bwo kuvuga icyo abona kitagenda neza kugira ngo kikosorwe n'ugishinzwe kigende neza bibe uburyo twebwe dukora ibi turi abantu niyo mpamvu dukeneye ibitekerezo by'abandi bose yego none nimba ubwawe uri mu byuko umunsi ukumva ibyawe byonyine nibyo ugomba byumvikana abandi banyerwa abantu ntabwo bafite agaciro fata n'uva umunyarwanda uburenganzira buriya hari ikintu arimo ntekereza ariko nyine uyu munsi ntabwo bagikora ibi bavuga ngo abanyarwanda ngo perezida ngo yasuye ngo akarerana ngo numvishe ari inyamanga ariko ni ukuvuga
nubwo ari iyo sibyo twe tugomba kumenya ibintu abanyarwanda bibabaza byose tukazabiganiraho tukabikuraho abaturage bakamenya ibibazo byabo inshingano zabo uburenganzira bwabo none uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa kuva avutse cyangwa kuva abaye urusoro akaba mu nda ntibamukuremo ngo nuko ngo umukobwa we w'umutegetsi ngo atwite umwana w'umukene cyangwa w'umuntu runaka badashaka ibyo ubwo burenganzira urumva bari kuvutsa umukobwa uburenganzira bwe bari kuvutsa umuhungu uburenganzira bwe bari kuvutsa urusoro uburenganzira bwarwo kuvuka narwo ruze rukora imirimo rukorera abanyarwanda n'isi na Yesu Kristo na Nabi Muhammad urumva na Imana barayihemukira oya ahubwo ikintu kirimo aho gisekeje nuko mu minsi ishize numvise itangazo ryasohowe n'umutegetsi umwe avuga ko umunyarwanda uzarenza abana 3 wa kane azamusora cyane rwose uwagezeho n'umusoro w'umuntu uretse n'ibintu n'ibiki byose no natwe abaruda dusohoye itegeko rivuga riti buri muntu wese uri mu nzego z'ubutegetsi kuri iyi leta uri hejuru y'umwanya mu bana yavukanye guhera ku wa 4 kuzamuka bave mu myanya ya leta kuko ntibayikwiriye kuyibamo hakenewe 3 ba mbere basigaramo bane bose bagereze twahera kuduhagarese we bucura niwe bucura urumva rero abo bataha bose abaruda bagashira amategeko meza tukavuga twe tuze kurengera bose birumvikana urumva ko nta karengane nawe tumurenganure azareke kurenganywa n'iryo tegeko twabaruda turi uburyohe turi ubukore nzane kanze tukora